Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda ziri hirya no hino ku isi, mwiriwe neza. Uyu ni Igihozo Sylvia, umunyarwandakazi wanyu. Naje ndabashuhuje cyane aho muri hose, hobe hobe hobe, amahoro y'Imana abatahe mu mutima cyane. Ngiye kubagezaho amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga, amakuru yaciye ibintu, amakuru y'umugabo urimo kubica bigacika, umugabo witwa Balthazar Ebanga Engonga ukomoka mu gihugu cya Guinea Equatorial. Uyu mugabo rero birimo kuvugwa yuko yakomeje kuba akasamutwe yarekoreje. Biteye ubwoba mwa bantu mwe, biteye ubwoba. Balthazar Ebanga Engonga afite imyaka 54 y'amavuko, afite umugore umwe n'abana 6. Uyu mugabo birimo kuvugwa ko yasambanyije abagore bagera kuri 600. Abo bagore bose yaryamanaga nabo, ni nako yabafataga amavidewo. Uyu mugabo kandi ni umwe mu bagabo b'abanyacyubahiro muri Guinea Equatorial. Mwa bantu mwe, ibi biteye ubwoba, kuko ntago byumvikana. Abantu barimo kubyibazaho cyane, mu gihugu cye ndetse n'isi yose muri rusange. Uyu mugabo Balthazar Ebanga Engonga yari Directeur General w'ikigo gishinzwe umutungo mu gihugu cya Guinea. Bivuze ko yari ashinzwe kugenzura imikoreshereze y'amafaranga, niba yakoreshejwe neza cyangwa se wenda hari aho yakoreshejwe bitari ngombwa, cyangwa se n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo. Uyu mugabo aba yari umuhanga cyane, yari afite umwanya mwiza ku buyobozi mu gihugu cye. Rero mu kwezi gushize kwa 10, Balthazar yaguwe gitumo n'abashinzwe gukora audit kuko yakekwagaho kurya ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Ubwo bamugwaga gitumo basanze amashusho y'urukozasoni muri mudasobwa, ayandi yarayabitse kuri CD. Ababonye ayo mashusho yaje kugira atya aba arabacitse, amashusho abasesekaye ku mbuga nkoranyambaga. Amwe muri ayo mavidewo yagaragaje abenshi mu bagore b'abanyacyubahiro baryamaniraga n'uwo mugabo muri ofisi ye. Biteye ubwoba mwa bantu mwe, ntago byumvikana. Byagaragaye muri ayo mavidewo, ibyagaragaye rwose mwa bantu mwe ntago ari byo kwihanganira, kuko abenshi bamwe muri abo ngabo babonye amashusho yabo yagiye hanze. Bivugwa ko hari umwe wiyahuye ndetse akaba yabuze ubuzima. Ndetse amwe muri ayo mavidewo yagiye hanze, harimo abagaragaye, ndetse umuntu wa mbere wagaragaye muri ayo mashusho ni inshuti za mushiki w'uwo mugabo, za Balthazar. Yari afite mushiki we, rero zimwe mu nshuti ze biravugwa ko amashusho yagaragaye Balthazar yaryamanaga n'inshuti za mushiki we. Hakaza umugore ushinzwe umutekano w'igihugu wa perezida. Bivuze ngo umwe mu bagore b'abashinzwe umutekano wa perezida yagaragaye muri ayo mashusho ko yaryamanaga na Balthazar Ebanga Engonga. Undi mugore wagaragaye ni umugore w'umushinjacyaha mukuru muri Guinea Equatorial. Nawe akaba yagaragaye muri ayo mashusho. Undi muntu wagaragayemo ni umugore w'umukuru wa polisi y'igihugu cya Guinea, nawe akaba yagaragaye asambana na Balthazar Ebanga Engonga. Umugore wa murumuna we nawe byagaragaye ko muri ayo mashusho yari arimo asambana n'uyu Balthazar Ebanga Engonga. Umugore wa pare we nawe bivugwa ko nawe yagaragaye muri ayo mashusho. Bodyguard
n'umugore we nawe Balthazar ntabwo yigeze amurebera izuba nawe byabaye uko, ndetse bivugwa ko n'aho Balthazar Ebanga yasengeraga harimo na mama pasiteri w'aho ngaho yaryamanye nawe. Ni amashusho akomeje kurikoroza hano ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa ko ibintu bikomeje kuba birebire kandi biteye agahinda n'ubwoba abenshi bakomeje kwibazaho. Nanone abagore b'abaminisitiri bagera kuri 20 nabo bagaragaye muri iyo videwo baryamana na Balthazar, harimo mushiki wa perezida, mubyara wa perezida w'igihugu cya Guinea. Bivuze ko uyu mugabo mwabantu mwe, uyu mugabo akomeje kurikoroza muri izi mbuga nkoranyambaga. Akaba yatawe muri yombi rero, abenshi bafite ubwoba ko uyu mugabo yaba afite ubwandu, cyane ko mu mashusho yagaragaye aryamana n'aba bagore nta bwirinzi yakoreshaga, mbese muri make nta gakingirizo abenshi mu rurimi rw'amahanga bita condom yigeze akoresha mu byo yakoraga byose n'aba bagore. Abantu rero bafite ubwoba ko uyu mugabo yaba afite ikibazo cy'ubwandu, yaba yarakwirakwije, kuko abantu barimo kugira impungenge se, bibaza ati se ni gute umuntu nk'uyu ashobora kuryamana n'abantu bangana gutya, akaryamana nabo nta gakingirizo akoresheje. Mwa bantu mwe, ni ibintu bitari kumvikana, nubwo benshi barimo kuvuga ngo ni legend, ngo ntago abaho, ibintu bigiye bitandukanye, ariko mwa bantu mwe biteye ubwoba n'agahinda. Rero hakomeje kunengwa imikorere ya Balthazar. Bivugwa ko uyu mugabo Balthazar abagore bamusangaga aho akorera muri ofisi, nta n'umwe yigeze afata ku ngufu, ahubwo bitewe n'ibyo twabonye mu mashusho, byagaragaye mu mashusho yasakaye ku isi hose, nuko iyaba Balthazar wakoraga igikorwa n'uwakorerwaga igikorwa bose babaga bishimiye ibyo barimo, cyane ko uko byagiye bigaragara mu mavidewo, byajyaga gutangira ukabona ko ameze nk'ugiye kumwinforoma cyangwa kumuteguza ko agiye gufata videwo bagakora ibyo bakora. Nuko mwa bantu mwe biteye ubwoba, biteye n'agahinda.